Nkwaye ikaze kandi nongeye kugusuhuza ubashije kongera kugaruka hano kuri Top Up TV ukaba ugiye kureba ino video. Ndizera ko umeze neza cyane. Uyu munsi rero ntatinze ikintu naguteguriye urutonde rw'abakobwa 10 beza muri sinema nyarwanda bakina amafilime agiye atandukanye, ama series ya kuri YouTube, yaba ama comedy. Ni urutonde naguteguriye rw'abakobwa 10. Aba bakobwa rero nabatondetse mpereye ku mukobwa wa 10 manuka njya kuwa mbere. Ntagutindiye rero ndeka mbakubwire nawe wumve nimba koko ibyo navuze ari byo. Nyuma uze kujya muri comment utubwire nimba wowe ari kubibona. Uwa 10 rero nahashyize uwo bita Crenia Dusenge Madederi. Uyu nguyu rero akaba yaramamaye ku izina rya Madederi, akaba azwi muri filime nyinshi zigiye zitandukanye, cyane cyane Papa Sava ica kuri YouTube. Uyu nguyu rero akaba yarakinnye muri filime nyinshi cyane zabiri zica kuri YouTube cyangwa se n'izindi filime zica ku mateleviziyo agiye atandukanye. Ubu rero akaba yitwa Madederi, ngira ngo nawe urabibona mu mafoto ko ari mwiza. Uwo akaba ari ku mwanya wa 10. Ku mwanya wa 9 rero hari ubita Gatesi Kayonga. Uyu nguyu yamamaye ku izina rya Tesi bitewe na filime yakinnye ikamamara cyane yitwa Mutesi. Akaba ubu ngubu filime igezweho harimo akinamo yitwa Kalisa wa Kalisa. Uyu nguyu rero akaba ari no mu Vixen, akaba ajya no mu mashusho y'indirimbo. Uyu nguyu rero ari ku mwanya wa 9. Ku mwanya wa 8 ho akazo bita Salanda Olive. Salanda Olive akaba yarabanje kumenyekana nk'umu poetress, umukobwa wavugaga imivugo, nako n'ubwo barayivuga gusa aza none kwamamara muri filime yitwa Indoto n'izindi filime nka Maya n'izindi zica kuri YouTube. Uwo akaba ari ku mwanya wa 8. Mwanya wa 7 rero akazo bita Cyuzuzo Ange Muvunyi. Uyu nguyu nawe yamenyekanye muri filime yitwa Indoto series, akaba yarakinnye nanone muri filime bita Irya Mukuru. Kure n'ibyo ngibyo rero uyu nguyu akaba ari n'umunyamwuga mu kubyina traditionnel, mu kubyina imbyino gakondo. Nabyo ni ibintu azwiho cyane, ngira ngo nawe urabibona ko ari umunyarwandakazi usa neza cyane. Nyuma ye ku mwanya wa 6 rero hari uwo bita Gihozo Mireille Nshuti. Akaba ari umukinnyi wa filime nawe wamamaye muri filime nk'Ishusho ya Papa. Akaba ariyo filime arimo cyane, ndetse muramuzi no muri filime nka Indoto n'izindi zigiye zitandukanye. Akaba ari ku mwanya wa 6. Ku mwanya wa 5 hazo bita Mutako Sonia. Mutako Sonia nawe yamamaye muri filime zigiye zitandukanye harimo Indoto, Papa Sava. Kuri ubu ngubu nanone hakaba hari filime nshyashya arimo neza cyane yitwa Kalisa wa Kalisa. Nawe urabibona ko ari umunyarwandakazi kabisa ukwiye kujya kuri uno mwanya. Nyuma ye ku mwanya wa 4 turahasanga witwa Nadine Nana. Nadine Nana akaba azwi muri Bamenya series ndetse na City Maid. Ubwiza bwe rero nawe buramuhesha kuba yajya kuri urutonde nakoze ku mwanya wa 4. Ku mwanya wa 3 turahasanga uwo bita Nyambo Jessica. Nyambo Jessica nawe akaba azwi mu mashusho agiye atandukanye y'indirimbo, ndetse akaba azwi no mu mafilime menshi cyane cyane aca ku muyoboro we wa YouTube, ndetse n'amaproje menshi ya Kiraman aca ku muyoboro ya YouTube. Akaba ari ku mwanya wa 3. Nyambo akaba nazwi cyane mu bijyanye n'urukundo rwe hagati na Titi Brown w'umubyinnyi. Ku mwanya wa 2 turahasanga uwitwa Linda Nkusi. Linda Nkusi rero arazwi muri Bamenya series aho akina yitwa Keza, ndetse no muri filime bita Mukadata series, ndetse cyane abamuzi bamuzi no muri Miss Rwanda, ndetse no mu rukundo n'uwitwa Zaba Mystical. Ku mwanya wa 2 rero hari uwo bita
Ariane Vanessa Maya. Uyu nguyu azwi cyane, yamenyekanye muri filime yitwa Maya series, ndetse anamenyekana no muri City Maid cyane. Ubwiza bwe rero nawe bukaba bumuhesha kujya ku mwanya wa mbere w'uru rutonde nakoze, ku bw'igikundiro cy'abantu benshi ndetse n'ubuhanga bwe ndetse n'uburanga bwe, nibyo bitumye ajya kuri uno mwanya wa mbere. Rero ibi bingibi nakoze si hame, ushobora kubona aho nibeshye cyangwa se utemeranywa nanjye, jya muri comment nawe utubwire urutonde rwawe ko rwagukwiye kuba rumeze. Urakoze kuntiza amaso ndetse n'amatwi, ndagushimiye. Kora subscribe kugira ngo ujye uhora ubana nanjye. Murakoze.